umurezi amutwikire ananca amazi ansuzugure please njyewe nyine amafaranga yanjye bitari ibyo ngibyo trust me bizaba bibi. ni gute byaje kwisanga aya masaha bivugwa ko wafashe umusore ukamujugunya ibyapa waramukinishije mu rukundo ukamuzana muri relationship warangiza kumukoresha ibyo umukoresha ukajugunya gasiya sha wapi kabisa ntabwo nta nubwo byanavamo nta nubwo yari business kwawe byanyuze ahantu harehare kugira ngo uriya musore uriya mwana w'umuhungu ariko byaturutse kuri Rwema Dumba niba numvishe neza muri contract mwagiranye kuko niba hari amafaranga mwumvikanye ntabwo yayakwishyuye. Slim Jesus. Okay, musharinge muri kunyumva ndimo ndumvikana munanisikiriza bye. Dutangiye umwaka ndabisubiramo dutangiye umwaka hari ikintu bita inkundura n'inkubiri y'akasamutwe. Share this live mukanya tuvuye muri live na saga za Mutesi Jolly uyu amejikuta kwenye mapenzi mahaba ya moto na tajiri mwenye pesa zake. Tuzagarukaho ejo ariko nkabasaba ngo Big Mind TV show sub Big Mind. Okay, so ndashaka kugira ngo mukanya uyu mukobwa cyangwa uyu mumama nahagera dutangirane iyi nkuru ya Shadibu ariko nyirubwite atwihera ukuri imva n'imvano y'ibi bibazo bye n'iyi mitwikire n'ibi bintu by'amapranka. I wanna know exactly ukuri ni ukuhe. Shadibu baramwanze, Shadibu yisanze mu urukundo rurapfa. Byagenze gute? Ukuri kuri ibi ni ukuhe? Nibyo Shadibu ari mu marira yanzwe n'uyu mugabo cyangwa byarakazi? Ukuri ni ukuhe? So ibi bintu byo kujya mugera mufata rumazi mufata bla bla hano na hariya sinzi ibi nibi, mugomba kumenya ukuri kwa nyirubwite. My friend, kubaka izina biragora. Gufata izina riremereye nk'irya Shadibu, the first influencers umuntu dufite wubatse izina kugeza aya masaha sinzi niba ari umuntu uratwa Shadibu aragira ikirego muri RIB, ntabwo ndabibonaho nta na gato. Shadibu niwe muntu umaze igihe kire muri iyi mihanda kandi witwayemo neza utaragira abantu agongana nabo ngo bimujyane mu nkiko. Abenshi bisanze muri iyi mihanda bitwaye n'imyitwarire mibi, abenshi barafunzwe. Shadibu sindamubona ngo agiranye ikibazo n'umuntu waje mu nkiko, ntabwo ndabona Shadibu mu nkiko. Iyo ni credit tugomba kumuha tukanabimwubahira uretse abantu bajya negativity. So kubona rero abantu baza ku izina rye bakaryikaragaho ntabwo ngiye mbyemera, especially nk'umuntu w'umubyeyi. Sometimes you have to put some respect. Turi kumwe? So tugomba kumenya imva n'imvano. Ntabwo buri simple individu byose mu gitondo yabona yabyimbye amatwi ikaza igafata umuntu nka Shadibu ikamwurira. Ariko ngiye nkuko mubizi ntabwo bashaka kugira ngo nyirubwite aze nibinkundira nyirubwite aze ashyira umucyo kuri ibyo bintu kasiya zindi zirirwa zibwanuka zivuga ubusa bavuga ubusa, ariko nyirubwite yashyizeho umuco kandi tukabyubaha. We have to do respect our influencers, tukabyubaha tukubaha influencers bacu, especially ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo aze afate akazi afate niba hari biragoye. None tuzafate niyo mpamvu ubona abana ba influencer bamwe badafata basuzugura abantu bakakwiteza buri wese. Ariko uraje wegereye umuntu uramwegerana niyo mpamvu mwese njya mbaha abanyuko ngiye nkagenda nkababwira ntihagire umuntu uza kunutsa amazuru ko so fucking piss me off. You piss me off. Aho umuntu especially kandi cyo nko kuri TikTok anga muraza mukanvusha imyuna nkumva nararira. Umuntu araza tukirirwa nange mukajya ngo turibage ntabwo turi type imwe my friend. We came from far away. Hari impamvu ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo uze audience kwitureho ugire engagement ugira aba. No, we work for that. Byaratuvunnye kubyuka mu gitondo ukaza ubona ko turi kumwe ahangaha ukaza ukanutsa amazuru ushaka kunyereka ko we ntabwo ndi mugenzi wawe. Ibyo ngibyo mugomba kubyandastandinga mukabyumva. So we are here turi kumwe na Shadibu. Shadibu ni umwe mu bantu bamaze imyaka bahagaze muri iyi mihanda muri social media, bagiye bakazifata bakazikoresha neza. Aya masaha bakaba bafite engagement iri hejuru cyane. So you cannot come here ngo ufate izina nka Shadibu uze uri nyare hejuru urikoresha icyo ushaka. Ntabwo ariko bimeze.
It's sex time kugira ngo umuntu yisange gutya. Ntabwo Shadibu muze kumbwira niba haramwigeze mubona mu rukiko. So kubona ko shodera fore imbecile educated idiot babyukana mu gitondo bakaza bagafata izina bakagenda bakaza bakaryurira, ntabwo ari byo biratangaje. Ariko ku rundi ruhande aho ngo ni kuri sayidi nari ndimo gusasira sayidi ya social media influencers tugomba guprotectinga kuko biba byaravunnye abantu my friend kwisangaho. Tuvuyeyo reka ngaruke kuri Shadibu n'umwana w'umusore. Shadiba ashobora gufata agakinisha urukundo rwe akamuvuruga umwana agasara akambara eswime tukamubona mu birahuri ari kwiborosa urukundo rwabaye urukundo. Mu gitondo Shadiba akabyuka mu gitondo akavuga ati pumba futoka panenda mimi sikujue, you are not my type. Umwana w'umusore akaba ari gutoragura amasashe yarasaze. So dufite nyir'ubwite hano. Shadibu umwamikazi w'imihanda uraho Yego. amakuru Ni meza. urakomeye Mm. Okay, reka twishimiye mbanze kubana nsuhuza nawe. abantu bose bari hano kuri ino mihanda, dore ko mwahisemo imihanda. vuga ngo ukusuhuza abantu bakurikiye akasamutwe Godfather. Okay, ndabasuhuje, nizere Turakwikirije, ko mumeze neza mwese. turashima Imana. Yeah. Yego. So Shadibu twishimiye kubana nawe. Impamvu twaje aha n'impamvu turi aha ngaha, imihanda yakotse, imihanda yasaze. Shadibu yabaye akasamutwe, umusore. Ibiri kuvuga ntabwo nza kubinyura uruhande. Ndaza kwifata nk'umuntu utari uzi ukuri cyangwa udafite ibintu nari nzi. Nanjye nk'umuntu uyoboye iyi space ndashaka kugira ngo njye kuri side y'umuntu udafite ikintu azi, mbarize umuntu uri hano hasi wabonye ibintu bicicikana, hanyuma noneho nkubaze iki kibazo. Imva n'imvano y'iki kibazo ni iyihe? Ni gute byaje kwisanga aya masaha bivugwa ko wafashe umusore ukamujugunya ibyapa, waramukinishije mu rukundo, ukamuzana muri relationship, warangiza kumukoresha ibyo umukoresha ukajugunya gasiya? Ukuri ni ukuhe? Turashaka ngo utwihere ukuri kwambaye ubusa. Yego. Bon, ikintu nyine ahangaha ngomba gutangiraho, like yeah, ugomba kumenya ko ndi umu video vixen, like ndi umu actrice, urumva. Yego. So biriya uburyo byari bimeze yari nka prank, urumva. What do you mean yari nka prank? Prank mu buhe buryo? Yeah, banyishyuriye gukora nyine ko acting as if nyine nk'umuntu uri mu relationship, you know. So yeah, donc ni kimwe nk'uko wanyishyura ukambwira ati mugire muri clip video, you know. So numvishe ariko content nziza njyewe nk'umuntu, you know. Premièrement kugira ngo ungereho ntabwo ari ibintu biba byoroshye, sibyo? So urumva ahantu biba byanyuze ahantu harehare kugira ngo uriya musore, uriya mwana w'umuhungu angereho. So then bampropoza ako kantu numva like it's a good idea nk'umuntu ushaka, urumva, kugrowinga, you know. Yeah. So ndavuga ati okay. Sande reka nkubwire ko urongera guturika agatoki ndaguturikana nako mu izina ry'Imana. Reka nkubwire ko urongera guturika agatoki ubwo nahita ngutumbura muri live. Please. Ntabwo mbikunda. Okay. Sorry. Dukomeze. Yeah. So ndavuga ati reka mufashe, you know. Like nawe yigirira aho agomba kugera. It's like helping someone, urumva. Niba atari ibanga uriya musore ninde waguhuje nawe? Ni I guess. Bon, njyewe ni manager wanjye nyine, like waje ariko byaturutse kuri Rwema. Dumba, urumva. Yego. So nyine igira kuri management yanjye, then byaturutse kuri Dumba.
yeah. Dumba akonekitinga na management yawe. Yes. Niba management yawe manager aracyari Rwema Oya ntabwo ari Rwema n'undi. n'undi. Mm. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Abandi. kumenyana n'uriya musore ni uko wavuganye na management yawe. Yeah. Numva Mm. arambwira ati rero ibi ngibi like ni uku nguku bimeze ukuntu umwana ushaka nawe kujya mu bintu bya music urumva wamufasha bla bla bla. ndamubwira ati njye rero sasa urumva okay nimba atari clip video urumva ndashaka nyine twumvikanaho price barayemera urumva nta kibazo kabisa na contract turanasinya. ndavuga ati Contract irahari. contract irahari. Okay. yari business kwa business avuga ati bigomba kumara igihe runaka until indirimbo yiwe kuko yashakaga gusohora indirimbo kandi igasohoka ari uko at least bamuzi yamaze kumenyekana. Voilà. Yego. ubwo rero avuga ati sawa deal done. nyuma ubwo indirimbo imaze gusohoka aravuga ati rero contrat igomba kurangira nyine mu kwezi yari nko muri juillet cyangwa muri août gutyo. ndavuga ati none avant nyine iyindi paiement iri hehe akomeza ducisha hirya hino niba numvishe neza muri contract mwagiranye kuko niba hari amafaranga mwumvikanye ntabwo yakwishyuye yose. yishyuye avance urumva ayandi yari kuyanyishyura nuko indirimbo imaze gusohoka. So irasohoka bigenda neza nta kibazo kabisa. Après nyine atangira kuturya ibintu by'amasini nanyitabe kumbeshya utuntu nazo twari two ndavuga ati sha nizere ko ibi bintu wagiyemo ubizi ushobora no kubasha kubyisohokamo kubera ko like for real urumva njyewe I try my best kukubanyira neza ariko like urumva wamenyekanye cyane ku buryo navuga ati bro like ibi bintu nkaho ari njye wabyubatse nabisenya nukomeza kuzanaho iryo ako gasuzuguro kuko harimo n'agasuzuguro kenshi harimo agasuzuguro kenshi. So ndavuga ati please njyewe apart ibyo ngibyo urumva njye mfite umuryango ngomba kurera ngomba gutunga so please njyewe nyine amafaranga yanjye bitari ibyo ngibyo trust me bizaba bibi. ndamwihanganira ayo mezi yose until nanjye rero numva enough is enough. So reka tugaruke gatoya rero niba atari ibanga balance cyangwa amafaranga ari gusigayemo nangahe? ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu navugira hano kuri Nozansi hagati yanyu nawe Sande urakomeza gucurika urwo rutoki. Sande ndakusohora atera ko nabikoze. Sande respect yourself. Sande respect yourself. Ndagutumura. wari ukimbwira. Voilà. So ni ibyo ngibyo na relationship uriya n'umwana quand même ni umwana bon njyewe iby'abantu bafata hanze up to them gusa nyine ikigaragara nuko akazi kanjye nagakoze nkuko bikwiye ntabwo uriya mugabo mwigeze muba muri relationship? Ikibazo abantu bibaza ni umwana
ahubwo what do you mean ngo ni ukavuga umwana Shaddy umwana. iyo uvuze umwana ushatse No, kuvuga iki no, 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 no. No, sha wapi kabisa ntabwo nta nubwo byanavamo nta nubwo, come on, really. ntabwo byavamo Aya ntabwo ari kuri level yanjye mbabarira. bivuze ngo hariya kwari ukwakitinga nk'umuntu wari uri kwakitinga muri video Yes, ni nko kwakitinga muri clip none se ushobora kunyishyura nkagenda urumva nkakitinga rwose kandi uri akagahungu role yanjye nkayikina neza so ubu ntabwo biba ngubu bivuze ko ntitwaba turi ahangaha kandi role igikomeje urimo kwakitinga ari ugutwikira iyo ndirimbo yego ko mana yanjye kandi atari type yanjye. Usibye ko nabyo byashoboka mani none se ndi umu actrice reka byose byanashoboka. byanashobora ko aya masaha wabona no gutwikira iyo ndirimbo ariyo mpamvu babikoze muri ubu buryo Yeah. Byanashoboka nyine. Ariko ntabwo uriya ntabwo ari his not my type ntabwo mesaje twabonye ari muri Kenya uri i Kigali ziriya mesaje urazivugaho iki ari muri hehe avuga ko ari muri Kenya umubaza ko yagiye muri Kenya ni mesaje nabonye zicicikana ku za WhatsApp wamubazaga hara ukamubaza ko yagiye muri Kenya akubwira ngo yego kuki yagiyeyo mwabikoze byari planka izo mesaje se yavuga ko njye nazibonye. Wow, okay, ntabwo nzizi. hari mesaje zigira ziti give me a second mesaje zagiraga zitya ziti buko utitaba phone is everything good bebe are you in Rwanda ko mbona post wagira ngo wagiye hanze y'igihugu nagiye muri Kenya muri gahunda z'akazi none se ko utavuga I will let you know when I am back ko bitameze neza right yewe I think we have Kandore yeah I think we had something nk'ibintu nk'ibyo ngibyo iyi message urayizi ntabwo nzizi izo mesaje pe. okay ahubwo aracyakomeza kutwika ngaho iyo ndirimbo yitubwire rero tuyitwikire kuko ndi kumva mukiri gutwika indirimbo ahubwo nimba itaratwitse ngo ntabwo azi no gutwika so akazi kara hanyuma none umushahara iyo mufitanye contract hakaba hari amafaranga atarakwishyura ayo mafaranga kari mukaba mufitanye contract bizagenda bite ayo mafaranga uzayaheba cyangwa uzamutwara mu nkiko niba byarakaze aya njyewe ntabwo ari amafaranga menshi ku buryo najyana rwose umuntu mu rukiko kubera ariya mafaranga azayigumanire but ajya njye ikintu nashakaga ni some respect urumva ni respect no kutamenyera umuntu mani ho yari igihe abantu bashemo ibintu by'agasuzuguro mu kazi k'umuntu njyewe nta kintu mpfana nawe si inshuti yanjye si twe twahuje n'akazi akajya amenya ko akubahira akazi k'umuntu hanyuma Shaddy abafana bawe ahangaha ibingibi byo wabibasobanurira gute kubeshya abantu kuri muri relationship cyangwa abafana bawe tukagira ngo uri muri relationship kandi atari relationship ari akazi ariko hanyuma ahangaha n'ibisobanuro ntibigaragare ko byari akazi bagomba kumenya ko ari akazi ni kazi none akazi ni akazi ibyo niko bagomba kubyumva nyine nayo ndi mu kazi uri muri relationship uri mu rukundo hari umuntu mufite mu rukundo umva njye ndi singo umva umurezi mutwikire ananca amazi ansuzugure kandi umva uzi abantu bari bazi ko ngo ndi biri serious ngo ndi muri relationship murezi sha umva aya ni ukuvuga ngo abantu bari bazi ko muri relationship
cyane cyane kandi wowe ntabwo ari relationship yigeze ibaho. oya njye byari akazi yari relationship ya contract ya contrat so kararangiye bigomba no kumenyekana nyine ko si ibintu by'imihanda nimba uvuze nakuzamurira ati abantu bakakubaza ugiye ibibazo. kujyana abantu ugiye kubishyira hanze ko abantu mukundane niyo byangiye rero mujye mumenyesha ko abantu byarangiye. Okay, uranyemerera nkuzamurira abantu bakubaza ibibazo? nta kibazo Okay, reka mpere kuri Kabano hakurikireho Sunday. Kabano urahari? ndahari njyewe nta kibazo nabaza Shadibu kubera ko akazi akora ndakazi, so umucyo washyizeho urahagije. I'm so proud of her. ahubwo I wish ko abona n'undi musitari tutanazi wenda from somewhere akamakinga so big money. Abantu bakwiye kumenya ko afite ukuntu ateye, afite akazi akora, ikindi ntibagomba kumwinjirira mu buzima. Okay, reka twagiye twumve umuntu bita Sunday. Shadibo, oui ça va? ça va Ni wowe uri ahantu hari gusakuza gutyo? ngo Ni wowe uri ahantu hari gusakuza gutyo? njyewe reka Okay, umuntu uri ahantu hari gusakuza namye utinge nkubaze. Namyutinze uburoro bwagiye. Nyakupfa we uraza kumbuza amahoro uzana urusaku. Can you respect yourself ukaza uranyumvira? Urigwesha kuko nkuko wiyise. Komeza Sunday. Ibera ubuganga. Iyo maze umuntu abatabashihura nago mutuza. Umuri gwesha. Twagiye. Baza Shadiyo. Shadibu ikibazo ugomba kumubaza. Shadiyo. oui muri showbiz abantu benshi babizi, nizere ko utaba offended, bakwita ngo umukecuru w'imihanda. Ariko baba bashatse kuvuga ko uri wagombye kuba respected. ibyo bisobanuro ndabizi rwose. No, arabizi. Please, can I ask my question, man? Go ahead. Shadiyo, ngiye kugisubiramo. Abantu bo muri showbiz benshi bakuzi bakubaha bakwita ngo ni mukecuru w'imihanda. Abafana bawe nanjye ndimo, njyewe ntuye mu Gakenke. Iyo bakubonye uri kumwe n'ubuhungu nka buriya waryoheje uvuga ngo murakundana, ari wo ubyivugira batabivuga, tubifata nk'ukuri. Noneho mu kanya ukaza ukatubwira ngo yaranyambuye, wowe ukabivuga usa n'uri kurira. Ntabwo ndarangiza ikibazo mama. Usa n'uri kurira ngo yaranyambuye, ngo yari business, ngo kandi noneho twebwe twabibonye njye ndi mu Gakenke, waradupostingiye ngo baby muri gusomana, muri kuri balcon. Twebwe tutabizi ko mu Gakenke tuba tuzi ko mukundana. Iyo tukubonye uri kurira nonaha, twagufataga nka mukecuru w'imihanda, umuntu uzi ubwenge, twe turaseka. Noneho tukibaza umukecuru ni muri showbiz, ni muri showbiz bebe, ntubifate. Tukavuga ise mukecuru akunda utwana dutoya tw'uduhungu, niko twibaza abantu bo mu Gakenke. Aradusubiza yego cyangwa oya. Icya kabiri, iyo ndirimbo mwari gupromotinga yitwa ngo iki? Producer wayo ninde? Izasohoka ryari? Ni ibibazo bitatu. Umukecuru akunda utwana tw'uduhungu, iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Yakozwe na producer nde? Murakoze. Okay, kamere ku kibazo cya nyuma ubajije. Ibyo ntabwo bindeba byo wakoze indirimbo, yeah. So wari kumbaza iby'akazi kanjye kuko njyewe ntabwo ndi umuproducer cyangwa se iki, ntabwo wigeze undeba umbona mu ndirimbo, urumva? Yeah. So ikindi rero utwana tw'uduhungu ahantu bamukanye hariya umbwiye ngo
Mukanyenye we njye ntimuye Kenya Rukenke sha ubwo nyine abo bazajye bareba nyine bemezwe n'ibyo nyine like ibyo mbaha aribyo bazajya bakira kuduhurikurira nka se mukecuru w'imihanda oya none this se is mukecuru kubiduha uri gukunda ukagaruka uri kurira tuzafata ibihe si imihanda se nyine no mu Gakenke ntabwo turi ku mihanda uduha muri urukundo hehe se ukagaruka urira ngo sha bakwambuye umva mbabwire like nimba ndi mukecuru w'imihanda nyine ibyo nzajya mbaha mujye mubyakira uko nimba nseka nimba nishimye nimba ngomba kurira ya mujye mubifata gutyo nyine ah, hey. yego narangije kubaza keretse niba nta bandi mbaza ikindi Shadi Oui. abandi babuze Mhm. biragaragara ko Mm. nubwo ubwo utabibona ariko twebwe bagukunda turabibona kandi n'uriya afite abakunzi turabizi ko hari gutwikira indirimbo cyangwa gutwikira igihangano ariko abantu benshi cyane bari bafashe ko Shadibu tuzi umukecuru w'imihanda yabonye umukunzi mushyashya Mm. noneho abantu batunguwe no kumva ko yanaguhemukiye turabizi ko hari uguhemuka mu rukundo ariko ese byibura abo bantu bumva ko hari business muri icyo no ngicyo ntabwo Okay, babyumva Shadibu, bumva ibyo wavuze bizinesi ntabwo Shadibu. tubyumva Mm. ntiwabivuze Okay, Sande, urakoze cyane. Naguhaye ijambo ntabwo nabwiye ngo uyobore ikiganiro. Thank you so much for your asking. Rero Shadibu ntabwo space iza gutinda, ntabwo mfite umwanya. Ibi bijyana bikoraga cyane ntaramenya ko ari umuntu ashobora gukorera amafaranga cyangwa umuntu ashobora gusanga n'abandi bantu. Ngiye ntabwo ngiye stress umutwe wanjye no kwigora, especially urabizi ko iyi mihanda nsigaye nyitinya. muravuze ngo batubeshyaga Wait a second. Sande, ndagusabye umwanya naguhaye warangiye. Thank you. Thank you. So Shadibu, icyo Mhm. nashakaga, you know that I do respect you. Ngewe byonyine uburyo witwaye no abantu bazana negativity, kubona abagenzi bawe twagiye tubona abantu benshi bafungwa bitewe n'iyi mihanda, uhamaze imyaka n'imyaka sinzi niba urisanga mu nkiko, ntabwo birabaho. Ntabwo ufite witwaye neza kandi uracyakomeje kwitwara neza. That's what I can say. So the thing is, icyo nakubwira kimwe nuko njye nashaka kugira ngo numve sayidi yawe ariko ari iyawe ivuye ku ruhande rwawe. That's all. Numve ukuri ni ukuhe. Ngewe nkunda kugira ngo numve nyir'ubwite. So ndashaka kubwira abantu bari aha ngaha badukurikiye 240 bankurikiye, mwumve ukuri kwa Shadibu. Biriya byari akazi, ibyaza bikurikira yaba akiri mu kazi nanone hagiye nta kintu bintwaye. Shadibu ndamusapotinga nibwo yaba amasaha ari kiri mu kazi agipromotinga iyo ndirimbo, it's okay. Ariko nkumva verisiyo ye ku ruhande rwe niko avuga kuri ibintu biri kumuvugwaho nk'umuntu umaze igihe kirekire muri iyi industry kandi ufite byinshi yagiye akora. Ari mu ndirimbo nyinshi z'abahanzi, yapromotinze ibihangano byinshi by'abantu, yakoze ibikorwa bifasha many times. Ibyo ngibyo nibyo muzi ntari buze gusubiramo. So the thing is, nashaka kugira ngo numve verisiyo yawe Shadibu. Thank you so much. Icyo nakubwira, courage, tukuri inyuma. Ntabwo nashakaga kugira ngo hagaragare rumazi zivugwa, baravuga ibi. Impamvu nabikubwiye nuko nzi imbere yuko izi saga ziba mwashatse kubikomozaho muri live nari ndiho kuri TikTok, wowe na Dumba akavuga ati nkubwire ukuntu nakuzaniye ko biriya bintu ari njye wakuzaniye ikiraka, urabyibuka? Nari mbizi ko Dumba ari waguhuje n'uriya muntu, mwashatse kubikomozaho. Ngiyewe ku giti cyanjye Shadibu yamvugishije kera, mvugana nawe ambwira ko kariya kari akazi. So rero ibyo ari kubabwira ahangaha ngende menya kari ko ari akazi ukuri. ariko Shadiba abigiramo urukundo turabizi nabyo ariko se Sande ako se Sande ufite Sande ikihe wowe kibazo akazi Sande reka umva nze Sande Sande reka umva nkubwire ko nguhaye gasopo kandi urongera gufunga kambe nkumanuye. like Komeza. Sande for real. Komeza. So Muri iriya clip nakoranye na Meddy urumva abantu bakavuga like ngo nasubiranye n'umu ex wanjye, yeah? Papa w'abana banjye. Ese byari byo cyangwa byari akazi nari ndi gukora? You need to understand akazi akariko. So I don't care ibyo abantu uko babifata bazabifata uko. So ujye wumva ko akazi ni akazi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu biba biri réel.
kazi. ngayo nguko reka ngushimire Shadibu urakoze cyane kandi abantu batwara verisiyo ubahaye ntabwo ari ngombwa ibigambo byinshi. Sha nanjye Shadibu ndamushimiye kabisa, we so proud of you. So okay ndabashimiye, reka mbashimire nanasaba abantu mwese mwari muri kumwe nanjye hano munkurikire kuri TikTok, muze murebe ibi bintu, muze murebe biriya bimenyetso na ziriya message ngiye kuzidrapa kuri Twitter, I mean kuri TikTok. Twagiye musange kuri TikTok ntabwo ndi butinde hano. Slim Jesus.